Muryango wa Gikristo, hari ikibazo gikomeye abantu benshi bibaza uyu munsi. Ese koko gusenga kuwa gatandatu birabujijwe? Hari abavuga ko isabato yakuweho, hari n'abavuga ko abakristo bagomba gusenga ku cyumweru gusa. Ariko se Bibiliya ivugaho iki? Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ukuri kw'ijambo ry'Imana, ntabwo ari imigenzo y'abantu. Tudatinze reka dutangire. Imana yashyizeho isabato. Reka duhere nko mu gitabo cy'Itangiriro ibice 2 umurongo wa 2 kugeza ku wa 6. Biravuga ngo ku munsi wa karindwi Imana iruhuka imirimo yayo yakoze. Uwo munsi wa karindwi iwuha umugisha kandi iraweza. Mbere y'amadini yose, mbere ya Mose, mbere ya Isirayeli, Imana yari imaze kweza umunsi wa karindwi. Bivuze ko isabato atari igitekerezo cy'abantu, ahubwo ari gahunda y'Imana ubwayo. Itegeko rya 4 riri mu Kuva ibice 20 umurongo wa 8 kugeza ku wa 10, haravuga ngo Imana iravuga iti wibuke kweza umunsi w'isabato. Mu mategeko 10 iri tegeko ni rimwe mu mategeko Imana ubwayo yanditse. None se niba Imana yaravuze, ninde ushobora kurihindura? Ese ni Yesu ahindura itegeko? Bavuga bati ariko Yesu we yahinduye ibintu. Ese koko nibyo? Reka nabyo twifashishe Bibiliya. Soma ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka ibice 4 umurongo wa 16. Haravuga hati yinjira mu isinagogi ku munsi w'isabato nk'uko yari yarasanzwe abigenza. Yesu yajyaga gusenga ku isabato, ntabwo yiciyeho, ntabwo yayikuyeho, ahubwo yayubahaga uko iri. Kandi igihamya kibahamye ni uko Yesu ntiyaje ku isi gukuraho amategeko, ahubwo yaje kuyakomeza. Kugira ngo tubyumve neza, reka twumve icyo Bibiliya ibivugaho muri Matayo 5 umurongo 17. Havuga ngo Yesu yavuze ati ntimukeke ko naje gukuraho amategeko. Bisobanura ko Yesu ntiyaje gusenya ibyo Imana yashyizeho, ahubwo yaje kubikomeza. Intumwa nazo nubwo Yesu yari amaze kuva mu isi, nazo zakomeje isabato. Na nyuma y'izuka rya Yesu Kristo, intumwa zakomeje guterana ku wa gatandatu nk'uko tubisoma mu butumwa bwiza uko bwanditse ibyakozwe n'intumwa ibice 17 umurongo wa 2. Bibiliya iravuga iti Pawulo n'intumwa binjira mu masabato nk'uko yari isanzwe abigenza. Na nyuma y'izuka rya Yesu Kristo, intumwa zakomeje guterana ku wa gatandatu. Mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 17 umurongo wa 2 havuga ngo Pawulo n'intumwa binjirana mu masabato nk'uko yari bisanzwe abigenza. Niba intumwa zarakomeje isabato, kuki abantu benshi bavuga ko itakiriho? Kuki benshi basenga ku cyumweru abandi bagasenga ku wa gatandatu? Reka twumve icyo amateka bivuga. Mu mateka ya Kiliziya habayeho impinduka nyinshi zaturutse ku buyobozi bw'abantu no ku migenzo. Benshi batangiye guteranira ku cyumweru bibuka izuka rya Yesu Kristo. Ariko ikibazo ni iki? Ese iyo mihindukire yahinduye muri Bibiliya? Ni ngombwa ko umukristo ashingira ku kwizera kwe ku ijambo ry'Imana, aho gushingira ku migenzo gusa. Bavandimwe, intego si uguciraho abantu urubanza, ahubwo intego ni ugushaka ukuri. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana umurongo wa 8 kugeza ku 32 aravuga ati muzamenya ukuri kandi ukuri kuzababatura.
Niba dushaka gukurikira Imana by'ukuri, tugomba gusoma Bibiliya ubwacu no gusenga dusaba ubwenge. Niba iyi video igufashije, kanda like, share, subscribe kandi wandike muri comment ukuri kw'ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane kuba mwakurikiye iki cyigisho kugeza ku musozo. Mukomeze gushaka Imana no gusoma ijambo ryayo buri munsi. Twongere duhure mu kindi cyigisho gikomeza kubaka ukwizera kwacu muri Kristo Yesu.